nyine ntago ari bwo buzima ahubwo 25 gufasha guhiga kantu mu nzira ashaka kantu 25 yakomaza akomeza azamuke nashaka be miliyoni 5 bishake nitwe biliyoneri ariko byahere kuri 25 abiri n'umwana abiri n'umwana wala nuko bimeze niyo mpamvu avuga ntangire mbasuza bakurikiye Marion media nk'ibisanzwe ndirutagwa biziminega inkubaze sa mihogo amugabo nyirigira imbisangarizwa ingoma nkabo mutwarira iyumba nyuma nk'isesura imbibi nkaza kwitwa nyirazo zose nyita umuhungu w'Imana n'igihugu nyite Marion nk'ibisanzwe ubundi nushaka ushireho inyanga mugabo ryahamye uyu munsi ndi kumwe n'icyamamare ndi kumwe n'umusore wambaye neza cyane wambaye rinete umusa kwa tatano papa WhatsApp amakuru imisi umusaza bisirabona ni kwa kundi nk'abahungu umuntu aragira uko ngo akajya ku gahigo manywa nijoro byose ntago biducika ntago bibacika duherukana kera cyane ubundi tuziranye nyibutse neza mani nyibutse kubira ko nabonye vibe yawe imita nibuka ahantu tugize guhurira ndavuga ntireka nkumbanze nkuganirize nkuvugishe umbwire ahantu tuziranye banze umbwire tuziranye ubundi darasa ishuri niho twahuriye twese dushaka ubumenyi ubwo yaho tuza gutandukana n'ibindi twajyaga duhuramo byasobije utuntu nk'utwo kwishuri makuru byose bya showbiz ibintu bya showbiz rero byaraje biratwika bamwe turangije kwiga tujya handi none finally turongeye turahuye ubundi uyu munsi noneho uraririmba urarapa bigenda bite amisi giye nibere muri taraya comedy ndi nk'umukomedi uri n'umukomedi ariko nigeze kumva kubita akantu kakaririmba ukuntu turi mu modoka ngo watandi what beat tara ndavuga ati umujama ashobora kuba asigaye atwika ibintu byose avangavanga ukuvanga imana ntabwo ari ukuvuga ngo nyine ikintu bita uriya mwuga w'ubukomedi ibintu byose ubyigiraho kubangura ureba iby'umuhanzi mugenzi wakora nawe ukaba wagendera muri iyo njyana ariko nta biba birinze indirimbo ni za zindi z'abasongo ode ntibisanzwe buri gihe ode ntibisanzwe buri gihe mporande mu makorosi kwago iyo ndirimbo n'iz'abandi numvisha umusa kari keza nuko aciyemo kabiri noneho shaka karimbo noneho udushyira kugira ngo abantu bashyire muri vibe kugira ngo noneho ako kantu rutangiye kari gutuma abantu bavuga bati umuntu none hari hatwitse rakongoye ndagira ngo noneho ufushaka karimbo none dushyiraho karambuye aba bajama noneho bashe kubemeza amana wari kumbwira uti uzi kurapa uzi ibintu bya danger mukanya ugashyizemo ndavuga nti uyu mutipa ashobora kuza kuhatwika ndagira ngo noneho uze kudufasha udushyira karuka karirimbo karekare byibura abantu bashe gusobanukirwa sibyo ntacyo bitwaye ngaho bahereze noneho umwanya ni wawe umusaza nateye na siyanse na tekinoloji ubufindo bumbwira ko imvura izagwa nateye na siyanse na tekinoloji ubufindo bumbwira ko wenda imvura izagwa umubumba w'ikaraga ucyuzana n'ibyaha gukora babwegewe iri bapage n'ubukina ubukomedi komediyani hanyuma noneho bifatanye icyo gukina komedi no kuririmba noneho kubera ko uravuze uti bitewe na siyanse na tekinoloji ngo n'ubufindo bukwereka ko imvura izagwa noneho ukaza kugaruka noneho ukina muri komedi ibyo bintu bihuza gute byose urabona ni ibintu bihura buriya udafite yaba tara y'uburirimbyi tara y'inoze y'ubukomedi byose urabihuza cyane nk'umwuga dukora mu bukomedi byo biba bisaba no gukopa ukareba bagenzi bawe imico iri hanze nuko imitetinga imico ubona hanze aha ngaha niyo mpamvu byose ugerageza kubihuza kugira ngo ugende ukuramo ibigomba kuza kunogera abantu hanyuma rero muri uru Rwanda ndashaka kumenya ni uhe muhanzi ukunda muri iki gihugu ngiye nkunda Jay Polly hari indirimbo ya Jay Polly uzi nyinshi cyane noneho ndagira ngo ndagira ngo wikore mu gahogo wibwira abatanazi uzamuke muri hari indirimbo ya Jay Polly nakundaga yitwa Iwacu urumva Iwacu mwongeye kuramuka habo dusangisa n'akazuba kararashe mbese mwabonye bucya n'amahoro masa abashumba
babaduka begeranye ibyansi n'igihe cyo kuvuruganya ndabona abato batambirije amata ku munwa hari n'abanyamwari bibisabo babuganiza ndagira ngo noneho nawe ushaka gushaka amana ugadushyirira ubwiza bw'iwacu inere shyamba atera iwacu yego gusa jewe ndagerageza ndagerageza amana shaka kandi tuzavuga ndagerageza ni nyinshi cyane ushaka kuba utazi ya J.Polly ariko ufite n'akanduzi wowe hitamo kushaka ni ukuvuga ngo nk'umupfumuzwi icyizere kiracyariho tugeze mu gihirahiro umutima umubwira yuko byanze ukibwira yuko ibintu birangiye uti icyizere kiracyariho umutima ugeze mu gihirahiro narundo hasi mayibona byacu underground agatunguruka seta ibihe bidusiga naryo masina kota kicuma ngakomeza kwanduruka narotaga nibereye muri benzi kumbi ntambagira nibereye mu bufu kandi ndabona ubufura hanze agane danje ubwo rero nabusimbutsemo mbuvamo ndakomeza ndatara nuko ngiri gufata giye yumvishe ndayemera nk'umuhungu umusa hanyuma niki cyatumye ukunda J.Polly J.Polly namukunze ko arandika ukumva ibyo yandika ni ibintu twese bidukora ku mutima nk'umuhungu rwose yikoramo neza kandi ahantu hose arimo rwose hanyuma imyaka yiwe ni mikeya si myinshi ariko ibintu yandika byo biba bimurenze niki noneho ukunda abaraperi gusa cyangwa ukunda n'abantu bose barahari ninde muhanzi wundi ukunda atari umuraperi umuhanzi wundi nkunda se rero misiro sigaye nemera uwo bita Nelly Ngabo ushaka kufita akaririmbo ke okay bzamuka karahari Nelly Ngabo baragira ati isho boy tuvuye ibyo yaba tureba dutegeta bo bakiryamye iyi mihanda iradukanda ku mukushi namenagano ngo baravuga ngo ngwe sengero wono mva ngo ngwe iyi mihanda iradukanda ku mukushi nimena yo sinduka kare niko bita mu bubwibwi komeza hasi no muri kwekwe yaguhiga ramula yaze comedian dati ndagira ngo noneho abantu badukurikiye uyu no navuga ko uri umukomediye ukaba no muririmbyi ndagira ngo muze kureba neza uyu musore afite impano nyinshi zitandukanye yatubwiye ko azi kuririmba azi gukina comedy ikindi kandi ndagira nkubwire ngo uko byagenda kose impano yawe ntago igipfa ubusa bro sibyo impano yawe ntizapfa ubusa ndabizi hari abantu bagira impano bakajya mu bintu byinshi bituma impano zabo zizimira ariko uko byagenda kose ushobora gukora cyane kugira ngo impano yawe ive ku rwego rumwe igere ku rindi sibyo noneho ndagira ngo niki wabwira abantu badukurikiye muri aka kanya icyo nababwira twebwe urabona nkanjye ndacyazamuka ndagira ngo badushyigikire mu buryo bwose bushoboka cyane ko nkamwe mama mubashe kunyegera kareba uko bimeze natwe tuba tukihijyana tukigita ibintu cyose hanze ahangaha ni market nako nuko ufite capital igishoro mu yandi magambo igishoro rero dukoresha ahangaha n'abantu ndetse tutabafite abo bagomba kudukurikirana ibyacu ntago bishobora no kujya ahangaha ngo nta n'ikintu byatumarira ibi tubikorera kubura urukundo tubafitiye n'urukundo ntago ari amabifu ntago ari amashyari ahubwo tubikora ku bw'urukundo dufite ahangaha muri sosiyete kugira ngo tubashe kubana abakina amabizinesi abakina ibiki twese tubashe guhura muri gahunda tubashe kugira ukuntu tubasha kubaruhura mu bwonko ni ibintu byiza cyane hanyuma ibi bintu byaje ryari wabitangiye ryari ibintu bimaze nk'imyaka ibiri ni iki noneho ni izihe mbogamizi uhura nazo mu bintu byawe ukora mbogamizi zo ntizibura guhura nk'uko nabivuze mbere na mbere isoko standard market turiho ntago ari nziza twese kubera ko nubwo nkoriye kareya ndayisaporuta bakakanya sindabona abatera nkunga dufatanya muri icyo gitekerezo uretse kwipevera ukavuga ati kubuhugu muze n'abahungu ndebe abashoboka abadashoboka ariko ndacyashakisha muri no miss hari n'indi
produit ngiye kubazanira shyashya iri ku isoko ndi gutegura yitwa Bucyana yandi. Iyo ni indirimbo yawe? Oya no ni comedy. Ni comedy kugira ngo tubege ko hanze tugomba kwitwara. Cyana yandi nawe urabyumva. Ni izina ry'umunyarwanda, ni izina ry'abantu mu Kinyarwanda, ariko nawe urabyumva Bucyana yandi bifite byinshi bishatse kuvuga ukeretse ubibonye neza. Mwabyumvise rero uyu musore ari kubategura projet ikomeye cyane, ni projet yitwa Bucyana yandi, izaza iri mu buryo bwa comedy ariko ifite message ikomeye ku bantu bose, haba mu Rwanda, u Rwanda rwa kabiri ndavuga muri diaspora, abantu bose bumva Ikinyarwanda. Uvuga mu Kinyarwanda gusa cyangwa uvanga indimi kugira ngo abantu bose babashe kugerwaho na message yawe? Ni ukuvuga ngo n'icyongereza ndakivuga ko umwuga turi hangaha ntago abo dushaka ari kugira ngo turashaka ko ibintu byaguka bikagera hanze, umunyakenya, Uganda, umunya-Uganda kugira ngo tuzabashe gukora connection kugira ngo tubashe guhuza n'aba bose bari hanze, duhuza akazi. Ibintu byiza cyane. Noneho indimi utazivanga birumvikana, ariko noneho iby'umwihariko mba ndi umunyarwanda, ntabwo ngewe natwarwa n'indimi z'amahanga kuko narazisomye ntabwo nibyo ndabizi wasoma niyo mpamvu wamanye. Hanyuma rero mbere yuko tugera ku musozo w'ikiganiro, hari akandi karimbo mva bashyiraho kugira ngo basige mu mavuta, noneho bazajye baguhamagara bavuga ati umuhungu wacu irahatwitse turashaka kongera ukamugarura. None akarimbo kari hejuru cyane ku buryo noneho bari mu manyagurika bavuga ati umuhungu wacu cyakoze. Karirimbo akarimbo kuko ntabwo kajya kabura, kubera ko ndacyari wa wundi nk'impumuro ya caguwa, ndacyabaha, ndacyashaka icyatuma imisi ikomeza kwicuma, nayo mpamvu kundwanya njya rukwivuna. Ndacyandika umwe wumva ndacyabaha, inyandiko ndacyabaha, agaho kaba gahuye n'umunyutsi n'abahungu. Urwago jewe akazi yo ndi kwinjira mu kazi byose ndabivanga nababwiye. Indirimbo je ndi umuhanzi, ariko tarayanya ngewe ni ya yindi bigomba kwicanga cyo bita kuvanga amarangi, ukabivanga iyo ari kubyina bayitanga iki bita kinyatra. Ndashaka kumenya none, ndashaka kumenya mu bahanzi ba kinyatrap cyangwa baririmba drill niwe muhanzi fan? Ya trap arimo nuza nukwangwa, harimo Bushido, Bushali, harimo no bita witwa ntuza se wa wundi waje B.trey, Bushido, abo nibo bonyine ngiye numva, abandi mba numva wagira ngo ntago mbikurikira neza, ntago injyana bayifiringa neza. Hari indirimbo ya Bushido cyangwa ya B.trey uzi? Ziyo bita hari indirimbo none nakunze bita uretse ndayibuka ntugirire ibi. Oya ndashaka ya yindi ya mbere imwe ayitangiriraho yitwa ngo iki? Yitwa gatekereze neza ukagaruka mu bwira bwe. Humura ndayibaha. Yitwa ngo tekereze neza. Pam 25 nyakube kabira bemi ya 5 mu nzira ashaka kandi 25 nuko ngo akantu avuga ngo naga ari bya bindi mw'abahungu, akana bavuga n'amafaranga, shaka amafaranga abari mu muhanda, shaka 25 yakomazo igende yuzure 6 akomeza agiye umungazi hari yabona icyayi abona amata, naga 25 ari bya bindi bibyanyu by'abahungu ntazi ko 25 na padiri mu makanzu emera kwitsimba hari yabonye akana agashyiraho akantu, abundi akadomeka hari rigacumba rigataka, ariko ibyo byose ni ubikurikirana ku mirongo yiwe nawe umuzimye 25 yewe mu nzira ashaka akantu 25 nshaka 25 we 25 kugira ngo jewe mbona umunga. Ese kubera iki barimba 25 kuki atavuze 3 cyangwa 4 bakarimba 25? Urabona ziri restaurant zahara mu mujyi zimwe na zimwe zaziciritse no mu byaro bano barabizi, abangaba bajya bikoza nga abagira ngo abone icyayi cyahanga mu cyaro, nuko ngo yatabonye 25 urabona ugeze hariya Nyamirambo za 40 za Karabaye, aho hose ugerayo ufite 25 yawe icyayi hariya n'iridazi ubu ugakomeza bap nyine ntago ari bwo buzima, ahubwo 25 gufasha guhiga akantu mu nzira ashaka akantu
25 25 yakomaza akomeza azamuke nashaka be miliyoni 5 bishake nitwe biliyoneri ariko byahere kuri 25 abiri n'umwana abiri n'umwana wala nuko bimeze niyo mpamvu avuga iyo njyana ibintu byiza cyane noneho uvuye kuri 25 waturimbira indirimbo za J.Polly uturimbira za Bulldog uturimbira izaba Bushido uturimbira za Nelly Ngabo yes noneho tugana ku musozo w'ikiganiro hari undi muntu wumva waba usize inyuma ku buryo wadushyira akantu ke kugira ngo noneho abantu bakomeze undi ningiye ku giti cyane okay umusaha twike noneho ikibuga ndakiguhaye ako burobisi bujya bubuda harahiye harakogotse imibare yaje mibihekanye wala reka babwiza yemerutse kujya ahantu natindinza ahantu ubwo mahura n'umugabo ngiye kumva arituye aravuze ati ngo twiminjiremo agafu ari kugira umugabo undi inama ngo bigiye kwiminjiramo agafu uriki kitangaje ku munsi ukurikiye agafu yamubwiye we yagarutse yagashyize mu mutwe yanakikoreye yakisize hose no ku ivumbi hose yego yagashyize no mu munwa kugira ngo hagaragare ko yiminjiye agafu aba yakiminjiriye yiminjiremo agafu urareba kwiminjiramo agafu no kugira ngo ucaye urusubize ibintu inyuma mu bwonko bigende ariko we yabyumvishe gute yagarutse none bongera guhura na mugabo ngo wamugira inama ngo bagiye kwiminjiramo agafu bakora ibitagenda neza bagaruka none bayikora no mu mutwe hose no mu maso n'ivumbi byose agafu yakiminjiriye mu mutwe we yajyagura ikiro cy'ubugari bwa kawunga ni akivanga n'ubwa capati n'iki byose byamafu ya nuza arangije ashyiramo n'ubugari bwe by'ubati arivzirega arabaze kwifuruga yikuruka araza yereka mugenzi ngo ngengo ni mabonye ko niminjiremo agafusi agafu ngo ngenga harimo neza kabisa we ngakaye kari hese akaye nta nakombona ngewe kabisa we minjiramo agafu dukomeze hanyuma rero akandi kantu utubikeye nakahe kugira ngo noneho tuhatambukana umucyo twatwike hashye ubundi duhita twikomereza nka Marion miti no kuvuga ngo nubwo mu ntunguye mamusanze nigendera ukuguku ngiye mu kazi ariko yewe nababwiye ko mbafitiye projet ndende ndi gutegura n'abagenzi banjye namwe ni mubifashamo tuzabigenderamo neza duhuza umurongo ariko uko biri kose hari projet nababwiye ikiri muri studio iri gutunganywa irimo iratunganywa ariko byose ndabibahishe bayita ngo iki bucyana yandi jewe iraje vuba very soon we will see me we will see you reka tugushimire ko wemeye kuganira natwe ntacyo bitwaye rwose jewe n'ubutaha n'ubundi muzambo nafita iyo projet gusa icyo mbabwira bakomeze bakurikirana ibikorwa byanjye n'ibyanyu n'iby'abandi n'ibyande kugira ngo turebe ko dukomeza gusporta ino kareya noneho ko atatana ahangaha akira Wallap. Okay, reka rero mbashimire ko mwimiranye kubana natwe mukabona Marion Media kuva yatangira kugezera n'isaha. Mbabwira ngo mwarakoze kubana natwe mwimwe kuri subscribe kugira ngo ibigano tubategura umunsi kundi bagere kandi ku gihe. Mbabwira ngo mwarakoze cyane. Sinjya nsuza ntababwiye ngo ndabifuriza amahoro n'amafaranga Imana ibande biri cyoroshye. Naho butaha.